kandi yarashatse umugore afite umugore mu minsi ishize nje tumanuka hepfo aha naje hano mu Gashyashya ruguru hari kwa Kazungu aha kumanda kuri no muhanda w'amabuye mpagaze mbona manukanye n'umukobwa ikigaragara ko umugore ntiyavugaga Bowazi arafite ibintu bibiri bibi kandi cyambere n'umuntu ubona abagore akamira maritiro nta kuntu waba uri umukozi w'Imana ngo ukorere ubukwe mu kabari abamitsinge ba Mipirimus abaki itonderwa umuntu wambitse ingofero niso umuntu umugore we yambitse ingofero niso ese umuntu wahawe wambitswe ingofero n'umugore wawe nako wambitse ingofero nise w'umukobwa avuga ni gute niba so bukwe byanze gutabuko mu muryango ikabyanga bivuze ngo urugo ntiruzubakwa urugo ruheshwa umugisha n'ababyeyi bakurikira ikiganiro mpita mvuga ni biragaragara ko nta bugeni mwari mufite n'ubundi mwari umugore n'umugabo ariko mpageze baransuzuguye ndeba iyo saro bari kunsuzuguriramo nansuzugura n'umugore ahita nzanira umutobe uhiye umutobe uhiye niwe yakuzanye bita kabongotse Bowazi n'umucuyi nimuzamubone yisetsa kuriya yirirwa ngo kwigira sha n'umugome Bowazi n'umucuyi reka Imana igihana abantu Bowazi ibintu yankoreye kuri ribu nta satani yagiye muri ibi bintu ni Imana yashatse kwitsa no kugaragaza kuko iza gushyigikira icyaha cy'uno mugabo wacaga inyuma y'umugore we ntabwo iyi Imana ari kwitwa Uwiteka niba ahantu hose bari bamaze kuvuga bati uyu niba Imana Bowazi asenga uyu pasiteri unywa inzoga ugira gutya wari we uriya niwe Bowazi rero naho ibyo yaberekaga kuri kamera ntabwo byari byo ahubwo Bowazi dore uriya niwe Bowazi uyu babonye abantu bahurura hari utwika umugore n'umwana yego uwo niwe Bowazi ubu buzima ibyo bari kubeshya abantu nibaceceka niba byaranavuzwe ko uwo mwana atari uwe umugabo yari abizi ko mwemera ko ababyeyi aribo bahanuzi ba mbere babaho buriya umubyeyi nakubwira ngo uriya muntu ntumushake ukabirengaho ntuhabwe umugisha n'umubyeyi uzamenye ko urwo rugo nubwo wamara imyaka 20 ruzasenyuka ni umuvumo w'ababyeyi wakurikiranye none uwo bambitse ingofero siwe wari uyikwiriye uwo bambitse ikamba ry'ububyeyi siwe wari urikwiriye ubundi bashamaze kwica umuco ubundi bashaka uruhe rugabo bambitse ingofero ntibabazi ahubwo nibajye kubabwira baze babagira inama Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Yes, ikaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira tubifurize amahoro y'Imana twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza mu buzima ukomere wizere ko ejo n'ejo bundi ubuzima bugomba guhinduka turi kumwe na Uwihoreye François Karosi kuri Karosi TV Karosi umeze neza ndashima Imana aiwana wambaye neza ariko rero niko bikunda Ikote se ryo wambaye kwa Bowazi waje gusaba imbabazi. Ni ryo kote nari najyanye gusaba imbabazi baranazinyima mwana. Bazima by'igice. Ni ryo kote wambaye waje gusaba imbabazi. Kwa Bowazi akimara gukora. Wajyanye n'umuceri. Najyanye n'umuceri. Umunyamerika mwajyanye. N'amafaranga nakanza akanyenyeri natanze inkwererano ntari natanze. N'umunyamerika mwajyanye. Twajyanye na Charite yaturutse ni nawe nabwene genda ugende. Ndamwinginga ntumbabarira ugende umubwire uti nje kugira ngo mbasure nababonye kuri YouTube mvuye muri Amerika kugira ngo mpabwe karibu. Yabanje kujyana na madamu kugira ngo bajye kuncira inzira mbona uko mpinje mpageze rero ubona uko ujya gusaba imbabazi narageze se sha bampaye izo ku munwa barakubabaje sha nawe urabizi ko ubabaje Karosi bitoro oya ntago je byoro Karosi mbabarira witangira kubizana hakiri kare ukuri jewe nkugira kure akanwa kanjye kavuga uko ngo ubabaje Karosi nibigira gute ntago bimugwa neza izi ni ingaruka se ni ingaruka zo kumbabaza no kujyana muri ariko hano turi kumwe n'umuntu witwa Maisha Entertainment turi kumwe reka tubanze mubaze ibibazo mubaze niba akomeye uraho kubaza muraho neza muraho
urakomeye cyane rwose ndakubona mu gakote keza karyo ubwo ni ubururu ni iki aka ngaka ni ubururu ku gashati keza kakwegereye aka ngaka ni agasimoro kari kuri taye yawe ubwo kwita keza kwawe rwose gahanaguye aka ngaka niko bimeze tukaba turi muri Getsemani aho ngaho Mukansha kugira ngo tuganire ingingo zitandukanye ndi kumwe na mugenzi wanjye turi kumwe hano yego aho ejo twaje kumenya yuko amakuru hari uwitwa Bowazi nemwe mufitanye ikibazo ndetse n'uyu munsi ngo gidateze kuzashira umugore yavuze yuko atazambabarira ye ngo rero ndibaza nsabye imbabazi bakanjyana muri ribu yarasoje cya kintu kivuga yuko kuko ari yavuze ngo sinzakarosi sinzakababarira karosi sinzakababarira yagushyize mu buke aravuga ngo towa ikindi ni umusazi 100%. iraguteganyirijwe Karosi twagiye uri mu bantu bakoze ibiganiro byinshi kuko n'aba bageni kugira ngo bajye muri ribu bari bababaye ntago bagiye gukina ni ihohoterwa ni yica rubozo we Karosi wari wabakoreye urumva kubera urugo rwabo none babateye n'umwako ukuri nuko kuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamijwe ariko ukuri gutsinda ikinyoma Karosi ni cyo kintu cyatumye ukora ibiganiro muri kirya gihe uvuga ko iyi couple itaberanye uvuga ko iyi couple ubukwe bwabo budakwiriye no kuba ntekereza ko ari cyo cyari kiri mu byatumye bajya kukuriga kuri ribu ongeraho ngo ibiganiro bikoraga na saa 7 na saa 9 z'ijoro amurikiwe n'itoroshi amanywa nijoro impamvu nuko jewe nabonaga abagabo nka Bowazi ndabazi byanze bikunze Bowazi ntabwo uri ari we mukobwa wa mbere yarasabye urukundo kabiri warugiye kuvuga kare gacicishije ariko wari kukavuga nawe urabyumva nyine iyo wagize gutya hari ukuntu bakoresha urutoki barumana gutya bakoresha urutoki oya koroda ategera gutya oya uranya technique dire ngo ni technique dire ubwo rero ikindi nari mfite amakuru ko Bowazi buri cyumba agezemo n'urusengero agezemo avuga ko Imana bita Uwiteka yamubwiye kuzashaka umuzungu w'umunyamerika ufite uruhu rutandukanye n'urwe kandi muremure akanyarudindi ubwo rero yari ahinduye ashatse uwo bita Berize w'umunyarwandakazi pire ubwo rero bisobanutse ko nari maze kumenya andi makuru yuko Berize kandi amusura bagakora tekinike nuko aho ngaho noneho uri mu bantu bazanye ibiganiro bavuga ko Berize azanye inda ndumwe mu bantu babizanye uravuga impamvu yabyo Berize byari yameze angahe impamvu niwe wayimuteye dore wateye inda Berize nagaragara ariko ni n'umugore mwiza yari n'umukobwa mwiza cyane pe ahubwo nuko tutarahagera uzi ko inzu ya Bowazi atuyemo ari Ezekiel yari atuyemo noneho mu buryo buhari ikigaragara njyewe navuze ko azanye inda kuko numvise ikiganiro yikoreye twavuze ko bamupimye bakamumaramo amaraso ngendeye kuri icyo rero sanga kuko nanzi idini rya DPR uburyo ripima abageni nanjye wanjye bamupimye sanga kuvuga ngo bampimye ngo banatwara amaraso menshi sangamo icyo kintu ko atari harimo no ashobora kuba wenda barakekaga ko ayifite ese Karo amakuru yuko Berize yasuraga Bowazi batarashakana bagakora inshinjwe wayakuye kuri Bowazi ahangaha nicaye cyagiye turi kumwe icyagiye asa n'ubyibu mwari musaba muganira n'iby'umuryango twari nyine twe twabonanye rimwe barimo bamukoresha jyana n'iwawe turya akaboko ahita nambwira yanaje wanjye turya akaboko aza no mu cyumba cy'iwawe arangije arambwira ati jyewe umugore wanjye agukunda kuba umusheri wanjye ntubizi n'ubyibuka ngo rero mu buryo bumwe Berize ndetse n'uwo Bowazi amakuru ye naje guhita nyamenya ko nese nkunda kuvugana na Bowazi cyane n'umugore ubwo rero mpita menya amakuru sanga ibyo bapurika kuri kamera si byo biri inyuma mu baturage amakuru ya Bowazi arazwi ndetse n'abakobwa yarongoraga
yasambanyaga Karose aha turi kuvuga ukuri njye babari mu bakobwa yasambanyaga mu bakobwa yasambanyaga mbere uko ashaka kuri mu buryo bugaragara muri make Bowazi yari ukunda none niba uri umugore munini ubyibushye aguha ibyo ushaka byose akagira gute akakurongora Bowazi na n'ubu se yarashatse umugore cyangwa ibyo ahubwo ubu none birakaze jya hano iwacu hano epfo mu Gashyashya ho noneho ubusamanye bwo bwarazamu ewe mana we nibajye hano epfo amakuru arahari karo amakuru tuzaniye ko ateye ubwoba ndanabafite yasamanyije se baramwima none hari uwo yasabye mu minsi yatambutse ahantu umuvugabutumwa hano hirya gatoya aramubwira ati mpa wenda guha senkati nindangiza ndanakugurira inkoko arangije undi aramubwira ati ntukureshya koko ati ubu koko si nawe koko kuko ni ikidamu kandi yarashatse umugore afite umugore mu minsi ishize nje tumanuka hepfo aha naje hano mu Gashyashya ruguru hariya kwa Kazungu aha ku muhanda kuri uno muhanda w'amabuye mpagaze mbona manukanye n'umukobwa yari yaramukuye mu cyumba cy'amasengesho amuzana hano mu rugo rwe hano hirya munini amuzanye noneho amumanukana amufashe ukuboko niba bari bagiye he ari kumwe n'umugore we ariko uwo yari afashe ukuboko ni umukobwa uwo mukobwa niba ari kumwe n'umugore bwo numva ahubwo bagiye gucana ni ikigaragara ko umugore ntiyavugaga we yari anabizi mu buryo bundi agashaka kwiyubakira none se umugore waje kubaka ibyo wabimubwira yimubwiye ngo umugore wa Bowazi yarabizi ko Bowazi asambana atabimenya se ubundi yarabiyobewe ko bavuga ko n'umugore basambana umugore abagore niba utafashe umugore ibyo byo ntiwabivuga ko ntiwapfa kubona umugore urimo ugenda hehetwa mu nzira ariko umugabo we uramubona byanze bikunze Bowazi yari afite ibintu bibiri bibi kandi cya mbere ni umuntu ubona abagore akamira amaritiro ni umuntu ukoresha ubuhanuzi agatereta umugore kandi akamwangisha umugabo wundi wiwe afite ni umuntu ufite ikintu bita guhita yangisha niba ufite sheri araza akakwangisha sheri wawe akakubwira ngo Imana iravuze ngo uriya si uwawe Bowazi ibyo arabikora ibyo birahari dufite n'amakuru ejo ndaza kuguhamagara hari umuntu ugiye kuza ari muri gurupe iteye ubwoba y'abantu batandukanye abagore n'abagabo n'abakobwa bakoresheje ubuhanuzi ubwo rero iyo gurupe iri hano niyo abiyita abavugabutumwa n'abahanuzi bakomeye bamwe banayobora ibyumba hano za Katabaro n'ahandi kuri urumva ko ni ikintu gikomeye yego kiriya gihe ukoze ibiganiro byagenze bite kugira ngo ufate umugore wawe ufate imiceri ufate amafaranga ufate abanyamerika ujye gusaba bazi kwa Bowazi nk'ugiye gusaba umugeni jewe nabonaga rura rugo aribwo rugitangira kubakwa ndavuga ni nanishese ngira ngo icyo gihe urabizi ko byari mu buzima bwiza ndavuga ni reka ngende wenda Bowazi nimuvuga nabi araza kubona abaterankunga kuko ndabizi iyo uvuze nabi umuntu abenshi b'abadiyasipora bahita baza birukanka kugira ngo noneho bakwemeze ntabwo wabikoze umukunzi njye nabikoze mukunzi icyitonderwa iyo ntamukunda sinari kutiwe ngo nirirwe nafunze umusozi y'umukunda niwe ari kujya kumumenasa ngo ujye kumwandarika kuri YouTube ahubwo biranakoze byatumye n'umuryango w'umukunda kuko urabizi ko ubukwe bwiwe muri kontorore yiwe umuntu manager we yaramubwiye ngo ubwire so uramufite ntazataha ubukwe ubwire so bukwe nawe ubwire umukobwa we nawe abwire so bukwe ntazataha ubukwe turahita abanyamakuru kuko uzwi barahita bakora inkuru bavuga ko Bowazi atigeze se ataha ubukwe na sebukwe atatashye ubukwe abantu barabona ko famiye isigaye yonyine mugiye kubaho muri nk'imfubyi baraza kubatwerera ndagira ngo nkubwire ngo Bowazi yahuye na manager mwiza gahunda yo kutaza mu bukwe k'umukobwa nibo babishatse cyangwa ni ukuvuga ngo ni script yabo oya ntago ari script ni content myumva nge mbifitiye amakuru ni ibyapanzwe ababyeyi b'abagore nibo baje ariko icyo bita abasaza byaranzwe kandi uzi ko koko twese dukora inkuru mu nkuru ziravuga ko
ubukwe butigeze butawa n'amafamiye afamiye z'umukobwa ntizana aribwo nabazaga mu kigano nkavuga nti wavuze ko uzajya muri convention ariho uzakorera ubukwe uvuga ko uzajyana umugore wawe mu ndege n'abazaba batashye ubukwe nirakoromboka ku Muhima ukaba ariho ujyana umugore muri Mitsingi ubyibuka ahantu handitse Primus ntubwiyo Mana wavuze ko ikubwiye ko uzakora ubukwe muri ntuze muri ndavuga niyo basi ADPR iza kuguha asare yabo ukaba ariho ukorera wamurwanyije kwa kubukwe bwabereye mu kabari none wabuvuze ngo Imana iravuze icyambere Bowazi si umuhanuzi n'umuntu witigisa akagira gutya agahita kubwira ibintu none niba Bowazi ari umuhanuzi gutashobora kubwira umuntu ngo Imana ikurindiye abana kandi uyu muntu nta mwana n'umwe arabyara hari uwo yabihanuriye se bake ndabafite azabyara bari mu nda irinze abana barinze kurogwa Imana sinjije ngo itanduka iba yavanga imino ngo mpite mfata wenda mfate Damunu mpite mvuga ngo Imana ikurindiye abana batatu nta n'umwe urabyara ururimi rwaranyereye nta kunyerera ahubwo ni tekinike y'ubuhanuzi bwo kwiba ibi iyo tubivuga ubu bizi ko abamwe bishwe nabwo ndavuga ubuhanuzi bahita batangira batura urakanyeshyari ariko ishyari ryanjye riragaragaye rya shyari banshinjaga riragaragaye buretse tugenda ukoze ikiganiro ati nta kuntu waba uri umukozi w'Imana ngo ukorere ubukwe mu kabari abamitsinge ba Primus abaki noneho umwe wavuze ko ari bubukorere mu ndege abujyana mu kabari n'imodoka yari muri imbere n'imwe ageze ku Muhima ibirara bitisha abyina ndomboro ayibyiniramo hariya amavideo sinyafite zinonohereje nkoko yari yazinzaniye ndangije ibintu byinshi ndebye ibyo bintu umuntu wavuze ko ari bukoreshe ubukwe muri convention negeranye ibyo bintu byose urabizi ko nge ntashyizeho ubukwe nahise mfata video mpita nkubita genda kubita nta miti uramusenya ndavuga nti cyitonderwa umuntu wambitse ingofero niso umuntu umugore we yambitse ingofero niso ese umuntu wahawe wambitswe ingofero n'umugore wawe nako wambitse ingofero nise w'umukobwa kuki imiryango yahise igira nkoresha rya jambo yari yivugiye hano yicaye avuga ngo kwa sebukwe bari kumwita ngo akantuze ngo agafundi ndavuga ni gute niba sobukwe byanze gutabukwa mu muryango ikabyanga bivuze ngo urugo ntiruzubakwa urugo ruheshwa umugisha n'ababyeyi bakurikira ikiganiro babikurikirane mitanzanamo Serena mitanzanamo ntuze ndavuga ni basi yuza kuvuga ngo va kuri convention mitanzana inzu ya Serena ndavuga ni basi yuza kuzana iyi sare ukaba ari kujya gukorera Karo reka tujye ku kintu uvuze gikomeye yego wanavuze ati urugo rudashyigikiwe n'ababyeyi ntabwo ruzakomera ndavuga n'uyu munsi uri kugaragariza abantu ntindebere ko umuryamye mu gituza ikigaragara ko ubukwe mwaburiye mbere ni nuko bigaragara ko we nturi n'umugeni ntagaragaza ko ari umugeni birasa naho mumenyeranye nikiye mwari mwafashe ya video ndakagarura muranze noneho ni nawe wari wagiye kubabaza ndangije mpita mvuga nti biragaragara ko nta bugeni mwari mufite n'ubundi mwari umugore n'umugabo wavuze ko ngo babyutse batananiwe uko ubukwe yabaye tujya gukora ikiganiro uravuga ngo babyutse batananiwe bari basanzwe baziranye ndangije wowe washaka ko bananirwa ikintu ariko urazi kugira ngo maze murara mwiruka inzu kugira ikibazo ubwo wigeze ubatwerera ntabatwerera sinajyanye ibiguzi kugira ngo njye gusaba imbabazi ibaze ikintu Karosi yashingiyeho avuga ngo aba bantu ngo basanzwe baziranye ubukwe bwarabaye bukeye bwaho tujya gukora ikiganiro bavuga ngo muri kona ngo muri kamera ngo ntago bananiwe ntago bari bananiwe kandi bavuze ko none se ntibaraye biruka inzu noneho natangaye numvise ngo ejo bundi kuri Zaburishya bahise bavuga ngo
ngo iryo joro ngo byarananiye ngo byaratunaniye ngo twamaze iminsi ngo namujyaga kumukora ngo akiruka ngo nanjye nkiruka ngo ubwo rero ngo birangije ngo twarinze kwiyambaza abakuze kandi iryo joro yatubwiye ko hahiye babyutse batananiwe babyutse mujye mubyera muri video warabibonaga ubundi sinashatse se mujye mubyihore dusetsa uravuga ati bimeze gutya abantu bagutera amabuye ni ikihe kintu cyatumye ufata umwanya wawe ukajya gusemba Mbabazi Karosi? Njye nafashe umwanya wanjye kugira ngo inkuru zihagarare uzi ko mvuze inkuru zose zihagarara ariko buretse mbere utavuga hari ikiganiro umugore yakoze ndatekereza ari kuri Big Town avuga ati ka Karosi sinzigera nkababarira ninamenya ko sheri mwavuganye utambwiye hazashya ahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntabwo nari nkazi icyakoraho nkaboneye yewe nabonye nta kintu gafite ngashyizeho towa ni umusazi 100 kwijana ariko yari afite ishinge ahita anyica burundu ngo rero uwishe Karosi uko umwishe wowe uhita upfa niko bijya biba kubera iki muvumo sinamuvumye ariko iyo umvumye irakuvuma nese Karo akimara kuvuga ibyo nimbe byatumye gusaba imbabazi ntabwo Jesse icyo ahubwo nabonye itangazamakuru ko rirushaho kugukubita njye urabona yo wibere urugo rwanjye aho ruri ntacyo rutwaye nararebye nk'umuntu umaze imyaka igera muri 7 nubatse sangwa nibwo agitangira urugo ndavugane yewe nk'umukristo reka njye kurangiza zino ntambara ndemera abantegeka ibyo gukora ngeze ahantu hakomeye umuntu Prezire yaje mu gusaba imbabazi gute mana yanjye Prezire Mana izamubaze yaje gute yaje kubw'itegeko ry'umugore n'umugabo ariko cyane cyane umugore kuko niwe wavuze ati muhamagare ati ntihagire ikindi ntihagire indi kamera izamo hano ati Karosi yaransebeje urabizi ko ntigeze musebereza kuri Zaburi nshya ati ubwo rero hagomba kuza umuntu bita Prezire akaba ari witera ati Karosi akadusaba imbabazi ati si yose ireba noneho umugabo we asa n'uworoshya arangije umugore ati hoya noneho ntibibaho ubwo niba ataje tubyihorere none umugabo arahita abyuririraho ahita avuga ati nyine bibe ati niko bimeze umva turategereza ugira ngo dutegereje Imana birangije nibwo bahise bagira Prezire yaje bahita bazana Prezire yaje nko masaa 6 umugore nta kazi yagiyemo ibintu bimeze nabi nageze nubwo mwohereza aragenda ariko ngumiza kumutesha umutwe ndinda no kumutuka Prezire ahageze ndamubwira ntari jewe nawe biragaragara umugabo wariwe kubera iki kugira ngo mpabwe imbabazi umugore azatabishaka ariko aravuga ati ariko kuki uri kunsuzuguza abo bantu undi mupanga ibiki wabaretse bakajya kukurega ntisheri nimbabarira iki kintu kirangire barahiriwe na Charity bari bavuze ko bajya kukurega icyo gihe urabizi ko keretse kubivuga cyagiye muri cya kiganiro bantukamo ariko ntabwo bari bavuze ko bari bujye kundega ariko mpageze baransuzuguye ndeba iyo saro bari kunsuzuguriramo ndeba intebe bafite ndeba wenda nanjye saro uburyo yari imeze nambwani bowa wintera ubwoba ngo we ngo jewe ngo ntuzi icyo ndicyo ariko icyo uricyo gishobora ushobora kuba wari ufite icyo uricyo ukaza kuba kuriko arabikubwira arambwa ngo uzi icyo ndicyo aragusuzugura pe aransuzugura n'umugore ahita nzanira umutobe uhiye umutobe uhiye niwe yakuzaniye bita kabongotse niwe yakuzaniye arawunzaniye warawunyweye se nasomyeho numva n'urwagwa bita nkureka wari urwagwa rwa danje ahubwo iyo nza kugumaho nari gusinda nkapfa nawe abyibuka Bowazi arawukuzaniye abarawumpaye
arawutimbura warawutimbura urumva ndavuga nti urananiye ati rero nyine ati banza n'ubushera nabwo bwahiye ndavuga nti oya kamera iraje muricaye na madamu wawe Brezil anyuza hasi ese wowe Karo ubuzima bwawe wowe ko numva bwabaye bubi kuki waje gusenya urugo rw'abana Brezil nta buhinge iyo inyamaswa itakona yego ndangije rero ndemera mbimbwa pe ntareme ndarambarara ndavuga ntibyanze bikunze ibyo bantegeka byose ndabikora bantegeka gusama yarantegetse yewe nanamwatsa amajwi ngo kuko madamu yaribagiwe receiver nanjye nari bugifata icyo kiganiro namwinginze ntumbabare nanjye fata ikiganiro arangije wibaze yuko kameramani we anabyumve ndabagaye yanyibye memory card yanjiga 62 urabizi narayigiraga arangije ahita yiba arayitwara kugira ngo ntabone uko mfata ikiganiro arayitwara yarayibye n'ubu hamagare madamu mubaze yazizanye ari memory card ebyiri 70 na 62 arangije ro type montuze mu kameramani wahita ntwara njiga usabye imbabazi wigeze mbwa ndasaba imbabazi ndarambarara ndisobanura vuga aho ubuzima bwaturutse abona intwaro yo kuhansenyesha uwo bita Brezil ahita abwira Boaz ati curanga n'ibyo atazi kuko nubwo bamvaga ngo ngafite kitari yakubitaga ibyo atazi apfaga kurundaho nta nota ntaki afata sentitizer yari afite kitari agira na sentitizer abirambika bati curanga Brezil ni umuhanga yashatse kukuzamura ni umuntu ugukorera utuntu n'utundi ku buryo wari wese akugirira amarangamutima cyakora icyo cyo nakimubonyeho abishaka yagukiza arabikoze birabaye arangije aransenya waramwubaka ndatanze ngo ni amahoro bageze abantu ba diaspora b'inshuti zanjye barambwira baturimbwa ndabambwira bati twabibonye yuko uri umugome aturimbwa agiye gusebya Boaz wanjije ati biriya bintu ati uba utarakoze ukuri ntiwari kwemera ko bakugira kuriya ubwo rero kirazira gutera umugeri ku muhunda w'icumi urabyakira urataka ndihangana urugendo rwo kujya kuri ribu rwakozwe na Boaz n'umugore we bagiye kurega Karosi byaturutse mana yanjye nagiye kumva cyakora ndashimira ubuyobozi bwa ribu nagiye kumva barampamagaye nditaba bicaye muri ribu bameze batya bazanye ibirego bitagira ingano banabyanditse Boaz ni umucuyi ntimuzamubone yisetsa kuriya yirirwa ngo sha ni umugome Boaz ni umucuyi reka Imana igihana abantu vuga ngo tu oya vuga ngo tu simuvumye oya ntabwo uramuvumye vuga ngo tu bundi umuntu arivumisha ni umugome Boaz ibintu yankoreye kuri ribu nasabye imbabazi napfukamanze natanze ayanjye nagize gute namusuye urugo niriweyo nkirirwa n'inzara yanyishe ndangije rotipe nsanga yicaye n'umugore we banditse reka banditse kuri ribu ati yadusenyeye urugo Boaz ati umugore wanjye agiye gusohoka urugo yahukane urugo rwanjye rusenywe na Karosi Karosi yasenyeye umuryango Karosi yanukiye data Karosi yanakiye data bukwe yewe mana we Karosi yatwangishije abantu Karosi atumye inzara itwica Karosi biki n'ibiki yewe yema mana arangije abafashe ibiganiro abarabizanye ati dore hano yavuze ko twari indaya umugore ati nta foto nta cyabaye ati twereka aho twasambaniraga arangije azana uduki abagiye mu biganiro yo kabyara igizana akantu kamwe kakagukiza ibizanye
rya jambo yanyise umusazi 100% nshyizeho to iryo ryatwikiriye ibyaha byose barambwira ati tambutse ikirego ati niko wa mugore we wamunyagasuzuguro wowe usuzugura umuntu w'umugabo ukagera ku rwego rwo kwita umuntu umusazi ukamushyiraho to wa burundu ukamwica ati warangiza ukaza no kumurega koko yaranaje iwawe akagusaba imbabazi ati zana ibyo biganiro gututseho nari nagifashe rero burya no kwikorana akaganiro ni byiza naho igihe ugafata abonye byakomeye ugahita ugakuraho cyakora ndanashimira namwe wenda keretse gakire niwe wahise afata ikimbambisha baracyohereje yewe we umuriba barakikanza asanga ahandi navuze nka byadanje narakaye ndi gusubiza nabonye nanjye banyise umusazi vuga ntiyo wari indaya baracyohereje kuri ribu bahise bamuhamagara ati duhe iyo rike abayihaye bowazi nawe abayihaye ribu yewe we ariko abandi bose uribuka ko twe twabivanyeho shamba ndakubiswa icyakora nkizwa na rya jambo kuri big town ntibari bagikuraho muri bakanzaza kucyumva cya kiganiro cy'umugore wa bowazi kiba ariyo ntwaro yo kunkiza ya mana dusenga ibinkijije ubundi nanjye nari ngiye mu munyururu bowazi yarakuryanye nari ngiye mu munyururu n'umugore we ndavuga nti bowa ukinnye n'imana kuko ngewe ubwanjye buriya kugucira bugufi nkasaba imbabazi byari bitumye imana inyishimira niba rero Uwiteka nyishimira iki kintu uzakibona uransebeje nawe izagusebya none se ubu ntiyasebye birabaye birarangiye byo kuvugana kuri bowazi birarangiye Ezekeri bagiye gusaba imbabazi Ezekeri uribuka ajyaho bakamusohora bamwirukankana umugore ntiyamwirukankanye induru zikavuga ariko nubwo ngo bowazi ni umugome bowazi ni oya reba uburyo bamwiruka wari uhari bamwirukankanye igitondo aragaruka ati karo njyewe sinajyayo bari banyishe umugore yaranyishe nisubirayo kabyarawe usaba imbabazi batatujyana kuturega n'ibiki uribuka ko twamujyanye ku ngufu nabwo amanje agezemo hagati aranga ageze hagati mu kiganiro aranga ahageze abantu barabikurikiye babona n'umugore wa bowazi byavugaga abantu amuri yakinyo ngo amuri yakinyo kandi irambyinira irakagaragaza akavideo karacyahari umugore wa bowazi bigera ku rwego ava mu kiganiro ati ni munsokere no mu aratwirukana ati ni munsokere no mu aratwirukana abantu barabyanditse muri commentaire ati wa mugore bugira agasuzuguro bahise bavuga turi urugo rurimo umuriro ati reba uburyo uri kubwira abagabo baje iwawe aribwo ugikora ubukwe abantu barabimugaye nyamara abantu barareba babyibuke abantu baze gusubira mu biganiro babirebe abantu barabibona reka twinjire ku inkuru yo gushya kwa bowazi inkuru yo gutwika ya bowazi gutwika umugore ni inkuru wakiriye gute Karosi ni inkuru wamenye gute jewe rero ira nkuru nayakiriye nk'ishyano riguye ariko ritarenze ku Imana buriya ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 50 avuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe ariko nzagwana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byanze bikunze bowazi nari maze kumenya amakuru ye yari yankubise ku munwa arancecekesha ariko mu minsi mike nari maze gufata amakuru ye y'imyitwarire ye igayitse mu bagore ndetse iranakomeye hepfo hari amadamu akorera hari aho biranakomeye bowazi ni bowazi none hafi urabona ko yanahaguze salo de coiffure hano hepfo hariya neza ni ukuvuga ngo birakaze yari amaze kugaragaza imbuto ziteye ubwoba telefone y'umukobwa wo muri salo de coiffure amakuru yafite ayo nta ndafata neza ariko birakaze bowazi ubwo rero uyu munsi barimo baranampamagara ngo bampe ibiganiro ariko mu buryo bugaragara njyewe ndabona nahise mvuga nti Imana iramwanitse
ko byanze bikunze nubwo ari kwa ngo ni satani nta satani yagiye muri ibi bintu ni Imana yashatse kwitsa no kugaragaza kuko iyo iza gushyigikira icyaha cy'uno mugabo wacaga inyuma y'umugore we ntabwo iyi Imana ari kwitwa Uwiteka niba ahantu hose bari bamaze kuvuga bati uyu niba Imana Bowazi asenga uyu pasiteri unywa inzoga ugira gutya urumva bikaba byari bimaze kuba iyi Imana iza guceceka uwo ari we wese ntiyari kuyikurikira rero niyo mpamvu Imana ibi bintu byabaye yagira ngo igaragaze abo bantu bihishiye muri kamera bazana hano ku musozi perezida yabozaga ku misozi yabonaga babibagiweho gato yahitaga bazana ati jya guhanurira igihugu jya guhanurira abanyarwanda jya gusengera abadiyasipora gira gutya na gutya akaburiza ibiti yarangiza abadiyasipora rero wawe perezida bamwubaha kubi iyo babibonaga bahitaga bavuga bati ibintu naha ngaho atagaciro naka rero naho ngaho byapfiriye Imana itizana yigaragaza ukuri kwayo bivuga ngo rero kugira ngo bira byose bibe umuntu w'umugabo uhora postinga buri kamwe ko yahoraga apostinga umugore we yamusomye yasomye inda yamugize gute yamukoreye uduki agapati kose kabaye urukundo ubu si urukundo rushobora gutuma utwika umugore wawe ukamutwikana n'uwo mwana wahora gupostinga n'ejo bundi yagiye kwa muganga amaze kubyara yahise apostinga ati mwana wanjye usanze si ugukunda ko yabahaye n'amafaranga arangije ahita avuga ati abantu bose bumva bakunda Bowazi ati ubusinyira umusore ndabyaye noneho ubu turungutse ati nukuri abankunda nibamfasha maze nkorere umunsi mukuru mugurire umubyeyi igikoma ahita anashimira muri stati yahise ashimira ngo abantu barimo bamuha ibikoma ibaze kuba waravuze ngo umwana ari bwakivuka ako kanya ari bwakivuka ugahita wongera ukongeraho amagambo avuga ngo uyu mwana si uwanjye nta minsi ingahe irashira ugahita ukubita nyina ugatwika inzu kugira ngo wice umwana wawe urumva icyo kintu wowe kugira ngo utwike umwana wawe undi wavugaga ko ukunda n'umugore ese urukundo ni iki ese nk'umuntu niba nta mibanire mibi Bowazi yari afitanye n'uriya mutipe n'uriya mugore we ubundi ibyo bintu byakagenda gute ni ukuvuga ngo gicyo numva nishimira nshaka iki kintu ntabwo ari ikintu cyiza cy'uko uriya mugore nta rukundo Bowazi yari afitiye uriya mugore we oya Karo nta rukundo umuntu ukunda mu rugo habamo icyo bita kwihanganirana iyo utihanganiye uwo washatse ntiwihanganire uwo ntiyananiwe kumutwika ari umugeni ajya gutwika umugore usibye ko umugore nta mugore n'umwe nubwo waba wamutemye nta mugore n'umwe washyira umugabo we hanze ngo avuge ngo umugabo yantemye ntibibaho niyo waba wamukubise amaso yabyimye arakubwira ati nayarwaye rero bino byose umugore yavuze ngo ibiki n'ibiki yahishiraga umugabo we kugira ngo adafungwa badata ikuzo kuko barasezeranye ibibi by'umugabo umugore yarabyishimiye yarabyihanganiye nk'uko umugabo twabagabo kwihangana biragora niyo mpamvu we yahise yapurika kugira nabi ariko umugore we ntapfa gukora ibyo bivuga ngo Bowazi kiriya cyagaragaje uwo ari we uriya niwe Bowazi rero naho ibyo yaberekaga kuri kamera ntabwo byari byo ahubwo Bowazi dore n'uriya uriya niwe Bowazi uyu babonye abantu bahurura hariya utwika umugore n'umwana yego uwo niwe Bowazi naho uriya bitaga pasiteri n'undi muntu wiyoberanyaga dore Bowazi n'uriya nibagenda basenge urumva ngo nibagenda basenge uriya niwe Bowazi naho nimubona umuntu akwihishiriye mu nsengero buriya na Elize uriya wabonye uriya wavugaga ati riranyishe ati nacyagenda naraguhobeye numva naheramo uriya niwe Elize ndabishaka urumva ngo ndabishaka uriya niwe Elize kubabona ku gatuti no kugutitira ngo iravuze ntabwo ari bo ahubwo do bariya ni buni kubona
umfasha babasinze banyweye ka gatobe ka Bowazi oya ngo banywa ntuze ariyo bita bazoka bazoka niyo ntuze Bowazi yanywaga ni icyuma urumva bari abatipe babatimbuye kandi Bowazi yaramaze kugira amafaranga mwana yaramaze kugira amafaranga ku buryo ifaranga niryo rikuyobora ibyo gukora ifaranga niryo rikubwira ngo nyura muri make arenzwe kubera amafaranga y'abadiaspora ni note z'abadiaspora kuko abavuye ku banyamatiku basigaye kuri Bowazi ubikora yicecekeye ariko iramwanitse imurengeze z'abanyamatiku iramwanitse bikomeye none urazi kwitwa ko kwica ko wagambiriye kwica wagerageje kubishyira mu bikorwa bigapfuba kiriya kintu ni danje urumva ubundi abandi banditswe n'ubusambanyi bafatanye n'indaya abandi bagira gute ariko we yamwanitse noneho yaragiye kwica Bibiliya avuga ngo kwihangana kwanyu kwihangana gutera kunesha gute uri umuhanuzi uzwi uri umukozi w'Imana nka Bowazi ubirimbura bikarimbuka usibye ko je nta nibyo nzi yarimbuye yagiye kwa Ezekiel bamusohora mu cyumba cy'amasengesho baramwirukana bamubonyeho ubusambanyi kubera ubusambanyi dore hari yaciye iminsi itagera mu cyumweru yarafashe umukobwa mu bonyobora aramubwira ati bakwangishije abafiyanse bawe babiri aramubwira ati tujyana ahantu ngusengera ati njyana huba ngusengere ati noneho nkwereke rero aramubwira ati we nibiki navuga byinshi nta minsi ngahe yarishize ndamubwira ntiwibeshye muribeshya namwe arakwanika amakuru ye nari maze aza kugusengera agahita asoza fe we uri kumva ibi ni amakuru dufite urumva ikindi aba bose buretse ndaje mu minsi iri imbere ndakwere ntuzi ko njya nkoresha operasiyo ndaje nkwereke ikipe ye yose ngiye kuyishyira hasi urumva cyakora umwe niwe wabinyumfuyemo nawe yaza kugumamo ese karo uyu muhanuzi wahanure Bowazi ku mwana ataruwe nicyo umuvugaho ariko uyu muhanuzi ibi bintu bibajijisha bagira ngo basasire imibanire iki kibaye babyite ko ari abahanuzi babikoze ariko nta muhanuzi n'umwe wigeze ahanurira Bowazi kuriya mwana ataruwe ahubwo bashatse kubeshya b'abadiaspora ngo batange impamvu zitumye habaho ishya rya hariya hantu ariko yarabaye hagati y'umugore n'umugabo kubw'ibyo baziranyeho by'ubusambanyi bwabo bahishi babigira ibanga kuko byahise bijyamo n'ababajwe n'ugiye kuzajya mu maboko ya riba agafungwa azira yuko yavuze yuko umusore umwe muri abo bari baturanye ngo ari we ngo wabwiye umugabo kuko murabyumva abaturage babisobanura nako umugore yavuze ko ngo yabwiye umugabo ngo umugabo amakimbirane yaturutse ngo kuko ngo hari umusore basambana ngo nabwo uwo mugabo yabibwiwe n'undi musore babanaga n'uwo musore ariko nta nduru ivugira ubusa uyu mugore yabasambana n'uyu musore none se yajyaga kubivuga bivugira iki none se wibwiye ko umuntu azajya kuvuga atavuze ataba afite impamvu buri abaturanyi babyarana abana ariko umugore aravuga ati nge nasambana n'uno musore maze ibyumweru bibiri mbyaye ntaranakomera ubu usibye ko bitavugwa mu bihugu bitari iki cy'u Rwanda iyo umuntu amaze ntawe umara kubyara akimara kubyara agahita aryamana n'umuntu ubu se atari icyo ibyumweru bibiri ntabwo ari impamvu ubu se ni urugero aba bakunze gukorera cesarienne hari icyaba yangiritseho kuba yabyaye se bisobanuye ko atagirirana kuba yabyaye ntabwo bisobanuye ko atagirirana mujye mumbabarira aho yonyihoramo cyakora dushima Imana ko ntawamufasha si byo se wese karo none Bowazi twereke umubureminga amakimbirane aturuka ku bantu babiri umugore n'umugabo maze imyaka 10 iruzure ejo bundi nubatse hari inzira nyinshi ryo mbivuga nk'ubizi mwaba bakire mwaba bakene njye mbyaye inshuro 3 urabizi n'ebyiri zavemo ubwo ni 5
iyo umaze kugera kuri urwo rugero ubu ntiwambeshya ibyingo rero urugo usanze barwana ahita yihanagura amarira ati hareruya Yesu ashimwe mwarangiza murangije abashyitsi bagiye ugahita umubwira ati dusubire hamwe twari turi rero harya wambwiraga ngo iki ibi bintu uze kumva ko wabeshya umuntu utarubaka ariko uwubatse uwo ari we wese icyo wamubeshya bakibona niba umuntu none ibaza umwana wa mbere araryoha nimujye kubeshya njyewe baramubyaye nkajya numva nta naho najya nkajya nkora nkareba nkavuga n'uyu n'uwanjye koko umwana wa mbere aryoha kubi niyo mpamvu ubu buzima ibyo bari kubeshya abantu nibaceceka niba byaranavuzwe ko uwo mwana atari uwe umugabo yari abizi yuko iyo nda atariye ubwo byahereye ku nda ntabwo umwana wavutse wahita uvuga ngo umwana si uwanjye ubwo byahereye ku nda birinda ahubwo ubwo umwana avuka wenda Bowazi ahita abona yuko isura wenda hari akantu kaburaho ariko umugore mu kiganiro yagiranye na Ndahiro yaravuga ngo umwana ngo none se ngo ubundi ngo sheri ngo namubwiye sheri ngo none se sheri ngo ntiwavugaga ko umwana musa ngo niba uvuga ko atari uwawe ngo wategereje kuzabimenya ngo wategereje kuzabimenya bigaragara ko amakimbirane yatangiye kera ahubwo ubu yarashyizwe mu bikorwa umwana avutse umugabo amaze kubona yuko koko hari ibyo adafite bivuze ngo icyakora iki kirimo ububwa bw'umugabo umugabo wa mugabo ushaka ari umwana reka wenda jyewe ndumva mu buryo bugaragara reka dusoze Karo ubutumwa uha Berize uyu munsi ni ubuhe na mu butumwa buvuga ngo nasenge cyane kugira ngo Imana basi mutabare itabare Berize itabare Bowazi oya ni itabare umugore ni ubabaje naho umugabo we abibazwe kuko n'ubu bamurekuye reka mvuge niba ataranafunzwe nakiruka niba murekura yego akagaruka ntabwo bizaba byiza ahubwo icyaba cyiza jyewe namusabira nk'ukwezi kose arimo ukwezi kumwe basi kumwe kuko gereza y'umunsi umwe narayiriye ndayizi gereza uraramo ijoro rimwe ukajya ngo ni ukwezi ubwo rero ndibaza n'abantu bakunda umuryango wa Bowazi nibahe umugore amafaranga bamuha inoti ubundi icyo uvuga kuri papa wa Bowazi wanze gutaha ubukwe icyo navuga ariko akabuza n'umwana kuko wa Bowazi wa Berize bamubuje gushaka na Bowazi ariko mwemera ko ababyeyi aribo bahanuzi ba mbere babaho buriya umubyeyi nakubwira ngo uriya muntu ntumushake ukabirengaho ntuhabwe umugisha n'umubyeyi uzamenye ko urwo rugo nubwo wamara imyaka 20 ruzasenyuka abana benshi impamvu uri kubona ingo zisenyuka nta mubyeyi uri guha umugisha umwana we ariko umwana w'umunyabwenge abanza gutetesha umubyeyi kugira ngo azamuhe umugisha iyo amuhaye umugisha urugo rurakomera ni umuvumo w'ababyeyi wakurikiranye none wibwiye ko ari iki uwo bambitse ingofero si we wari uyikwiriye uwo bambitse ikamba ry'ububyeyi si we wari urikwiriye ubundi bashamaze kwica umuco ubundi bashaka uruhe rugabo bambitse ingofero ntibabazi ahubwo nibajye kubabwira baze babagira inama yababa we mana ibintu birakaze reka turangi dusoreza dushimire cyane urakoze dushimira ababanye natwe tuzagenda turushaho kuganira kugira ngo bigende neza cyane update kuri inkuru tuzagenda tuzibagezaho thank you